Itindeho. Wari uzi ko uyu munsi wawundi usuzugura utabonamo ubushobozi bwo kugira icyo yagufasha, ari ushobora kuguha ubufasha buri emergency, buri needed, yes, bukenewe kurusha ubwo wahawe n'abandi buri once, bwa bundi butari ngombwa. Itindeho. Let me tell you the story. Hari umusore wahoraga akenera ubufasha muri bagenzi be, uwageraho ahinduka nk'umwana murizo udakurwa urutozo. Umunsi umwe agomera bamwe, biba ngombwa ko abashinzwe umutekano bamwirukaho. Ubwo yari arimo yirukankanwa kubw'impanuka agwa mu cyobo cy'amazi kirekire. Uyu musore ntiyari azi koga, cyane ko muri icyo cyobo hari harimo umwana. Yaratatse cyane atabaza, maze umwana umwe wari unyuze aho agiye ku ivomero kuzana amazi. Umwana muto bamunagiye idomoro yari ajyanye kuvoma. Iyo domoro bariyimurinda kuba yamanuka ngo arengerwe n'amazi apfe. Umusore arokoka atyo. Itindeho. Kenshi tw'abantu dukunze kwiremera no kugira aho dutegerereza ibisubizo byacu, tukumva ko byanga bikunda hari inzira bigomba kunyuramo kugira ngo tubibone. Ariko kenshi abantu uzasanga dusubizwa binyuze mu nzira cyangwa mu bantu tutateganyaga. Be careful, because uyu munsi ubona ko ntacyo amaze cyangwa yagufasha, wasanga ari we cya gihe uzaguha ubufasha bwa bundi uramutse ubuze utasurviving. Yes, ndabakunda cyane, nitwa Olivier. Shalom.